ni mbere Rwego TV official nk'ibisanzwe, muri kumwe nanjye Lampard umuhungu wanyu. Abakurikira ibiganiro byacu aho muri hose, abari ku mugabane wa Afrika, Amerika, Aziya, Europe n'ahandi hose turabasuhuje. Tubibutsa gukora share, gukora comment, gukora subscribe. Iyi channel muyisangize bagenzi banyu, ni channel yanyu, ni channel yacu. Yes. Nkuko mubimenyereye rero, hari ukuntu tujya tuganira tushaka kuzamura impano zitandukanye. Hari abo twita upcoming artist, underground, n'abandi bafite impano bashaka ko yamenyekana cyangwa yazamuka. Turacyari gutangira, turi hasi, ariko dufite gahunda noneho yo kugera kure. Yes. Ku buryo dufatanyije, njyewe wowe dufatanyije twagira ikintu dukora kandi kizima. Aka kanya sasa rero ndagira ngo tuganire ku kintu bita gufasha. Ikintu bita gufasha, tuganire ku kintu bita ubumuntu. Tuganire ku kintu bita umuntu. Nkuko bisanzwe, mwagiye mubibona kenshi dukora inkuru tunyura muri quartier, tureba abafite ibibazo bitandukanye, abantu bafite bya bibazo, ku buryo ugenda ugasanga koko hari abantu bababaye cyane. Ukabuzi kubabaye, ukabuzi kunababaje, ariko wagera ahantu ugasanga hari abantu bababaye kabisa. Icyo gihe nibwo nawe utekereza ukavuga uti, nanjye nibura nakagombye kugira ikintu nkora, uruhare rwanjye rukaboneka, nibura nkagira umuntu uzabaho uvuga ko hari ikintu namukoreye. Umuntu wese yaramutse abiharaniye, bishobora kuba byagera kure, bikaba byagira ikintu bimarira umuntu muri rusange. Hari ibintu byinshi tujya dukora, tuzi ko wenda ari ibintu dukoze nyine ako kanya, ari ibintu dukoze kugira ngo birangire. Wenda se turi muri ambiance, turi no mu bindi, ariko ugasanga hari aho bigera bikagaruka umuntu. Ariko kugira neza, iyo ufashije umuntu ukagira ikintu umukorera, iyo ugize ikintu umukorera ntabwo birangirira aho ngaho. Tuzi neza ko uburere bw'umwana akenshi buturuka ku mubyeyi w'umugore. N'abagabo bagira uruhare rwabo, cyangwa se n'abagabo tugira uruhare rwacu, niko nabivuga. Ariko la majorite akenshi usanga umugore we wita ku bana, niwe bahorana kenshi. Uretse ko wenda kuri ubu byahindutse, usigaye usanga uburere bwinshi butangwa n'umukozi, kuko niwe ubana n'abantu umunsi ku munsi. Ugasanga umwana amaze igihe atazi umubyeyi we, ataramubona. Icyo ni n'ikindi kibazo rero. Ariko uko byagenda kose, umubyeyi aba ari umubyeyi. Ntabwo ababyeyi bose bagira ubushobozi bwo kuba babona abakozi bakora inshingano zabo mu gihe nabo bagiye gushaka ibitunga umuryango. Rero gufata umuntu mwashakanye ukamwica kandi uri umuntu, uko mwaserera kose, burya hari uburyo bwinshi bwo gukemura amakimbirane. Ariko kugera ku rwego rwo gufata umuntu Imana yiremeye, noneho nawe akagira ubushobozi bwo kuba yabyara abana akabashyira aho ngaho, warangiza ukamwica, ukamukuraho. Iyo umuntu apfuye, abapfuye ntabwo bazagaruka. N'abantu benshi tuzi bapfuye kandi nta n'umwe tuzi wagarutse. Rero hari igihe umuntu abikora ari nk'umujinya, uburakari bimuteye, atari ibintu yagambiriye. Atari ibintu yagambiriye, akabikora ariko agashiduka bigenze uko atabitekerezaga. Ariko ni ibintu bibaho. Wenda ugasanga umuntu userereye n'umuntu mubana, si ngombwa ngo ari umugore wawe, ahubwo n'undi muntu muri rusange mugaserera, byako kanya wenda ukamusunika, mugasunikana, ukamusunika,
kuko ari umunsi we rero wari wageze, wenda kubw'impanuka akaba nko ku rukuta rw'inzu aho umusunikiye, cyangwa se agakubita nk'umutwe nko kwibuye agahita apfa. Icyo gihe uko utari uzi ko byari bugere kuri urwo rwego, nibwo uhita kuvuga ati bigenze bite ko ntari mbizi gutya, uza gushiduka nyuma nyine byabaye, ariko ukabyicuza, ariko n'ubundi nta garuriro nyine bitagisubiye inyuma. Ariko noneho gufata icyuma ntabwo ari bwo bwa mbere, ngo ntabwo bamuserereye ako kanya ngo uhite gufata icyuma, ahubwo uba warabipanze ukakibika, ukavuga uti isaha n'isaha nzamukuraho. Icyaha cyagambiriwe, kwicwa ku bushake byagambiriwe. Ku bantu babana icyo gihe sinzi, abantu batarashaka ingo sinzi urugero wenda baba bari bukuremo muri ibyo ngibyo, ariko birababaje. Abana baba bagiye kuzagira uburere bubi, ugasanga abana bagiye ku mihanda, abana babuze kivurira, babuze kivugira, babuze epfo na ruguru. Abari bari ku mashuri bagiye kuva mu mashuri kuko nta gikurikirana bagifite. Wenda turabizi ko leta ni umubyeyi, ishobora kubafata abo bana ikabitaho, ikabishyurira amashuri bakiga, ariko hari igihe b'abana ubwabo nabo bicara bafite ikibazo muri bo, kuba bazajya bajya gukina n'abandi bana bakababwira ati byagenze gutya, kuko bibaho. Ariko uko byasa kose umwana abagiye kubaho abayeho nabi. Sinzi nimba azatinyuka kujya gusura papa we niba afunze, aho afungiye, ati ngiye gusura umubyeyi wanjye, ari we azi ko yishe nyina. Birababaje, ni ibikorwa bitakorwa n'umuntu ufite ubumuntu. Igisobanuro cy'umuntu ntabwo cyavuye gukora biriya bintu. Birababaje, tubivuge gutyo. Birababaje kandi ni ibintu bikorwa n'umuntu. Ni ibintu bibabaje cyane, ku buryo umuntu arabyumva kumva ko bimugoye no kubyakira. Ukumva ko ari ibintu birenze kabisa. Nawe wabitekereza cyangwa wowe ubyumva gute? Tubwire muri comment, wowe ubyumva gute kuba umuntu afata umuntu bashakanye, babyaranye, bafitanye abana, akamwica, akamukuraho? Wowe ubyumva gute? Ese byaterwa n'iki? Numara kutubwira impamvu uko ubyumva, noneho unatubwire n'iki cyakorwa kugira ngo tubihagarike aho byari bigeze bigarukira aho ngaho. N'iki cyakorwa tukabihagarika bikagarukira aho ngaho, ku buryo bitagaruka bikarangira. Ni ibintu biza kumunga sosiyete muri rusange. Bitera n'urwikekwe no mu bantu, usanga na wa muntu, kuko turabizi ko ntazibana zidakumanya amahembe, nta marayika ku isi uriho, niko abantu bameze. Ariko ni nka kwa kundi ugira n'ikibazo n'umuntu wawe, ugahita muvuga ati n'ubundi n'ejo bundi umuturanyi wanjye byagenze gutya, nawe yaramwishe, wasanga nanjye azanyica, mukabana nta kwizerana bitewe n'iki n'ibyabaye, kandi wenda atari ko ubitekereza. Ariko burya mu buzima biragoye kubaka icyizere. Icyizere biragoye kucyubaka, ariko kugisenya ni nko kubipa. Ni nko kubipa. Kugira ngo umuntu azagere ku irevo yo kukwizera 100% biragoye cyane, ko na Bibiliya ivuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Niko bimeze. Umwana w'umuntu ni umuntu nyine, ni umuntu ntabwo ari marayika. Ariko nanone niba utari marayika, ariko basi tugerageze tugire ubumuntu, icyo twakita ubumuntu. Umuntu abigire, tugerageze. Biba bibabaje cyane kubona umuntu akora ibikorwa bya kinyamaswa, n'inyamaswa zitabikora. Kuko uzasuzume neza, wenda hari ukuntu ntareba amafilime, hari n'abantu bajya bagira
umwanya bagakora trip, bagakora ingendo bakajya mu maparike, ariko kubona inyamaswa iri kurwana n'umugore wayo biragoye. Ahubwo dufatiye nk'urugero ku ntare, buriya uri nko mu rugendo muri parike ugafata ukabona nka kupure intare y'ingabo n'intare y'ingore, ukagenda wenda ukajya gufata nk'intare y'ingore ukajya kuyikubita cyangwa se ukajya kuyiyenzaho, nibwo wabona uburakari bw'intare y'ingabo ifitiye ku mugore wayo. None niba inyamaswa zibasha gukundana zikagera ku rwego rwo kuvuga nta kintu cyaza hanze ngo kize kwitamika mu mubano wacu, ari inyamaswa, kubera iki abantu bitunanira? Kubera iki abantu bitunanira ugasanga ari twebwe turi gukora ibintu bitagakwiriye? Ni ibibazo cyane. Wenda simbe nibanze kuri bino byo mu ngo gusa ngo nicyo kintu abantu bakora kibi, ahubwo abantu bakora ibintu bibi cyane. Nk'urugero nshobora kuza tukaganira tugakora ku nkuru yo kujya gufasha nk'umuntu, tukavuga tuti uriya muntu afite ikibazo cy'uburwayi akeneye ubutabazi bwihuse. Izo nkuru wazibona ko titira ari kuvuga ngo dukeneye ubutabazi, wajya kuri YouTube wajya kureba titiro ugahita uyisimbuka, uravuga ati ntabwo ngiye ndi interested muri bino bintu. Uwo muntu ukeneye ubutabazi, imiryango itabara imbabare izabijyemo, ngiye ntabwo bindeba. Ngiye nshaka kujya kubyina, nshaka inkuru zo kubyina, nshaka biriya bindi. Hari umuhanzi umwe wavuze ngo isi ya none ikunda ibigoryi, kandi koko niko bimeze. Ntabwo isi gishaka abantu babandi bari bafite ibitekerezo bizima, ntabwo igishaka ba Lumumba, ntigishaka ba Malcolm X, ntabwo igishaka ba Martin Luther King, ntabwo igishaka ba Mandela, ntabwo igishaka bari abantu benshi bagiye bakora ibintu byinshi bitandukanye, ariko ishaka abantu bano bakora ibintu duseke, cyangwa se twagiye gutera muri hariya n'ahandi hose, ugasanga nibyo bintu bikenewe. Ibintu byo kuza barbarism nibyo bikenewe, cyangwa se ibintu ngo byo kuza ngo dukeneye komedi, dukeneye guseka, kandi guseka ugaseka ako kanya, ariko n'ubundi mu mutima ufite ibintu byinshi wibitsemo. Ni ikibazo. Ariko ninza noneho ngakora inkuru mvuga nti noneho umukobwa wanjye Jene ndabona yashyingiranywe na Semuhungu, bakamumva bafata Semuhungu ko tuzi ko nawe umuhungu wigize umukobwa, yashyingiwe gute? Uwo Jene bashyingiranye ninde? Ngasanga nicyo kintu abantu bishimiye kumenya. Bagata umukobwa wacu Jene na Semuhungu, iyo titire bamara kuyibona ewana mu masaha abiri views 1000, 1010, 50. Kubera iki? Kuko harimo titire yande ya Jene na Semuhungu. Ariko nituza tukavuga tuti uno muntu akeneye ubutabazi tumufashe, turabizi ni umusani, ariko byagenze gutya, abantu bazayireba bayirengagize. Ubu utakura mu mufuka 1000, inoti y'1000 wihereza umuntu, ariko ukaba wahamagara umuntu bimeze bite? Ni ikibazo. Ni ikibazo kabisa. Mu telefone ntabwo zivaho, ziracicikana. Ti Lampard vipi? Ti ni sawa, umeze gute se? Meze neza. Amakuru y'iminsi ti ndaho nta kibazo. Ti none se ko nari mfite 2 waje tugasimbuka tugasoma agacupa. Nanjye nkavuga nti 2 n'amafaranga nta ribi, nanjye mfite 2, ubwo ndagenda rangurira kamwe, bona banywa kandi nanjye ngura kandi, mbo tureta duhuriramo n'abandi nabo bagura kandi, ugasanga turabikoze kandi bikanakunda. Ariko umuntu waguhamagara akubwira ati Lampard amakuru ti ni meza, ti nabonye wakoze inkuru yo gufasha umuntu, ti none se nta uko mfite 2, hari abandi bari kohereza wena natwe dushyireho ikindi dukomaze tureko twamushakira ka mitiweli, uwo muntu nzamubura. Ariko wo kungurira icupa sinzamubura. Kandi nyamara uzangurira icupa ntabwo nzakubwira ngo Imana iguha umugisha ku icupa. Nuringurira wese ntabwo nabwira ngo Imana imuha umugisha. Kuko nyine uburinguriye uko nanjye nzari kugurira.
ntabwo uba ugize ngo ngukoreye umugisha, kuko ntabwo mbabaye, nubwo naba mbabaye ntabwo mbabaje ku buryo nange ntagusabira umugisha ngo nguriye icupa. Ariko wa muntu ufashije yabuze bwa bushobozi wazagusabira umugisha, kandi wa mugisha azawugusabira umuvuye ku mutima. Bitandukanye nanjye uzabikora kugira ngo n'ubundi tujye duhura duciringe tuganire tuvuge tuti turimo neza nta ribi. Niko bimeze, nacyo twagombye kujya tukimenyaho. Bari abantu duhura nabo kubera ko dufite icyo tubakeneyeho, ntabwo badusabira umugisha, ahubwo hari n'ubona bavuga ati ubikoze ngo unyiyemereho. Niko bimeze. Usanga uri muri bya bintu bimwe bikeneye ko harabamo abantu benshi bagufasha kugira ngo ibintu bigende neza. Ba bantu bakakwirengagiza, ba bantu bawe ntuzababone. Ariko muri bya bindi byo guseka mwishimye, mukajya kubyina mukabyina, mukajya ariko ugasanga wenda dukoze nk'urugendo tugiye kubyina, cyangwa se tukagira tugiye mu bitaramo tugiye kwishima, ariko ntitwakora urugendo ngo tujye gusura nk'umuntu urwaye, nibura tumwereke ko tumuri hafi. Ni ibintu tugomba gutekerezaho, kandi birakenewe, urabikeneye, nanjye ndabikeneye, n'uriya muntu aradukeneye. Ntabwo igihe cyose twajya tubaho, burya twagerageza kuberaho umuntu mu bushobozi bukeya mfite, mu bushobozi buke ufite, mu bushobozi bukeya uwo muri kumwe afite, mu bushobozi bukeya uriya mwene wanyu afite, hari umuntu bwagirira akamaro. Ntabwo tuvuze ngo ufate ngo ibyo ufite byose ngo bimarire ku muntu, ariko nibura hari n'ukuntu watambuka ufite n'igiceri ukagihereza n'umuntu, wenda ni mu muhamura abantu 20, buri wese yamuhaye igiceri cy'100, nibura arabona amafaranga arya, arabona umugati. Na 50 wagitanga, abantu 30 baramuhaye ahantu yicaye, arabona umugati. Burya nta bufasha bujya babutoya, nta n'inkunga igiba ntoya, kuko icyaza cyose kigira ikintu gikora. Ni Imbere Rwego TV official. Ndabakunda, turabakunda, tubifuriza gutera imbere, tubifuriza ishya n'ihirwe, ariko natwe mudufashe gutera imbere, mudufashe mutubere abantu. Imana ibaha umugisha, tubibutsa gukora share, gukora subscribe, gukora comment, buri kimwe cyose.